Korali barakoze baririmbye indirimbo zitangaje kandi namwe mbashimire ko mwaziteza amatwi. Nashimye Imana cyane. Hano hari abizera bazi gutandukanya hanze y'urusengero no imbere hehe mu rusengero. Ubu mwebwe mumaze kumenya agaciro ko kujya ku rusengero ukicaramo imbere. Mu gihe hari aho uzajya usange barava mu rusengero ahubwo bajya kwicara hehe hanze. Ndagira ngo mbashimire uburyo iki cyumweru mwakoranye ubwitange. Cyari icyumweru kirimo imvura, kirimo ibihe bisa naho bigoye cyane, ariko Imana yaradushoboje, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Materaniro yacu rero dutangiye icyumweru cya kabiri, icyumweru navuga ngo kidasanzwe, icyumweru gisaba ubwitange budasanzwe, icyumweru gisaba gusenga kudasanzwe, icyumweru kandi gisaba kurarika kudasanzwe, kugira ngo bitazakumerera nabi ukazagaruka hano uje gusoza kandi nyamara hari ibintu Imana yari yarapanze byakiza umutima wawe. Iki cyumweru rero ni icyumweru kidasanzwe. Ejo dufite gahunda yo guhura n'abashyitsi bacu bagiye bahaguruka muri aya materaniro. Turabararitse abo twemereye impano, abo twifuza kuvugana namwe, abafashe umwanzuro wo kubatizwa. Ejo dufite ishuri saa 10 zuzuye. Nyamuneka mubatwoherereze kandi mutwoherereze n'abapasifayinda bafite imyaka 12 kuzamura. Mwarabibonye ko usigaye wibwira yuko umwana atarakura, akazakura mu gihe utazi, ukazashaka kumufasha gufata umwanzuro ahubwo warimo gushaka gufata umwanzuro we. Uko n'ugutungurana kurimo kubaho. Ndagira ngo rero abana banyu mubagire inkingi mu nzu y'Imana, kugira ngo uko mugenda musaza bagende babasimbura mudasimbuwe n'aba bandi. Kandi icyo ukora ugikora uyu munsi. Uyu munsi dufite icyigisho cyiza nahaye insanganyamatsiko ivuga ngo witembanwa n'imyuzure y'ubugoryi. Witembanwa n'iki? N'imyuzure y'ubugoryi. Dusenge. Uwiteka Mana nziza, turabizi neza kuri Imana idukunda kandi twitaho. Tugize umugisha wo kwicara imbere yawe dutuje kugira ngo twumve ijambo ryawe. Reka rigire imbaraga muri twebwe, ricengere mu ngingo no mu musokoro, kugira ngo ikihishe muri twe kibi cyose gitangazwe n'ijambo ryawe. Aho umwijima wihishe muri twe, ijambo ryawe rihamurike, kugira ngo imyanzuro yo gushaka yuko tuva mu bujiji tukajya mu mucyo ibi yacu. Kandi nk'uko izuba rituvira rikarabagirana, aba ari ku mucyo wawe winjira mu mutima wacu, kugira ngo havemo ibyamanjwe byose. Buri muntu wese uri aha niwe yaje gushaka. Arifuza imbaraga, arifuza amasezerano, arifuza imbabazi, arifuza gutaha anyuzwe nuko uri Imana imwitayeho. Kubw'ibyo rero buri muntu wese waje azi icyamuzanye, reka abashe kugitahana kubwo gufashwa nawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Witembanwa n'imyuzure y'ubugoryi. Iyo umwuzure uje uba ufite imbaraga zidasanzwe. Umwuzure iyo uciye ahantu imihanda irashwanyuka. Umwuzure iyo uciye ahantu nta mbaraga n'imwe yahagarika icyo kintu. Ariko abantu hari icyo bakora mbere y'uko umwuzure uza. Ndagira ngo mbabwire ngo mu bigendanye n'agakiza, ijambo ry'Imana riradukangurira muri iki gitondo kudatembanwa n'imyuzure y'ubugoryi. Tugiye kwibaza ngo ubugoryi buhari ni ubuhe? Ni ayahe moko y'ubugoryi arimo aratembana bande? Ni gute twarokoka uwo mwuzure w'ubugoryi? Ijambo ry'Imana rirakomeye. Nagerageje kwinjira mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Igitabo cya kabiri cya Samweli, abasomyi ba Bibiliya, igice cya 22, handitse amagambo akomeye cyane ku murongo wa 4. Igitabo cya kabiri cya Samweli, abahageze
turareba igice cya 22 umurongo wa 4. Dawidi yari arimo kuririmbira Imana. Dawidi yari yaraciye mu bihe bigoye nk'ibyo twaciyemo n'ibyo turimo gucamo. Yari yaragiye aca mu bujiji budasanzwe. Dawidi yaragiye aterwa na Satani rimwe na rimwe kandi ntamenye ko ari Satani wamuteye. Dawidi yagiye yiyumvamo yuko yifitemo imbaraga, aza gutungurwa nuko ari umunyantege nkeya kuko nawe yambaye umubiri nk'uw'abandi bambaye. Igihe rero Dawidi bamaze kuvuga intambara Dawidi yarwanye, Dawidi yaririmbye indirimbo ku murongo wa 4 w'icyo gice, aravuga ngo ndambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, niko nzakizwa abanzi banjye. Imiraba y'urupfu yarangose. Buri muzima bwose Dawidi yaciyemo yahoraga ari umukandida wo gupfa. Kubw'ibyo uko urushaho kumenya ko uri umukandida w'urupfu, uko bukeye n'uko bwije ushimira Imana yakongeye iminsi yo kubaho. Dawidi ati imyuzure y'ubugoryi yanteye iki? Ubwoba. Ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati, ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, ni koko natakiye Imana yanjye. Yigira gute? Yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo nayitakiye biyinjira hehe? Mu matwi. Ahantu Dawidi yatakiraga ni hehe? Imyuzure yamumereye nabi n'imyuzure y'iki? Dawidi avuga imyuzure y'ubugoryi, yari arimo kwibuka ubuzima yaciyemo bwo kurunguruka umugore w'abandi, bikarangira musambanyije, bikarangira yishe umugabo we. Dawidi akicara ku kiriyo nkaho nta cyabaye. Dawidi akagerageza guhisha icyaha. Dawidi mu mutima yarebaga urugendo yakoze rwo guca inyuma uwo bashakanye. Igihe Dawidi yajyaga gukora ubukwe n'umukobwa wa Sawuli, Dawidi yabonye yuko atagombaga gushaka uriya mugore, ahubwo ari imyuzure y'ubugoryi. Kuko Dawidi baraje baramubwira bati shobuja arashaka kugushyingira. Dawidi aratangira ati ndi umwana wo mu gikene, sinkwiranye n'umukobwa w'umwami. Ariko ngo Sawuli yohereza abantu bazaza birirwa iruhande rwa Dawidi bamubwira bati imboga zibona iki? Kubw'ibyo rero nta hantu muzabona Dawidi yigeze asenga ngo abwire Imana ati Imana nagutakiye mu gitare, Sawuli ampiga umbwira uko nitwara. Ubu buzima kumwama mbwiye ngo ndongore umukobwa we ngende cyangwa mbireke, reka da. Imyuzure y'ubugoryi yaramutembanye, yisanga ashatse kandi nta gahunda y'Imana irimo. Imyuzure y'ubugoryi yari yarafashe Dawidi kugira ngo arebe yuko atewe n'ibindi bihugu bituranye nawe yabitsinda. Dawidi yari yarafashe Abisiraheli abashyira ku murongo, arababara. Ari Imana yabimubwiye ngo yagiraga ngo arebe ngo abantu bakomeye bashobora gutabara aramutse atsinzwe. Nyamara Bibiliya iravuga ngo iyo Uwiteka atari urinze umudugudu, abarinzi babera amaso iki? Kongerwa kw'imbaraga z'abasore b'abasirikare kwatumye Dawidi yumva akeneye kumenya abantu afite ngo aramutse atewe. Imana niyo yamurindaga abanzi. Dawidi rero kubara ubwoko bw'Imana byamuviremo ikibazo. Ubuzima bwe bwari bwaragiye bubamo ubujiji bwinshi. Igihe kimwe yumvise abana be bafatanye ku ngufu, arangije agiye kwinjira muri icyo kibazo ngo umwana wahemutse amuhane, n'uwahemukiye amuhumurize. Ngo Satani acecekesha Dawidi aramubwira ati dosiye y'ubusambanyi ntuyigemo, kubera ko nawe byagize gute? Reka mbabwire, uyu munsi ibyaha Satani arimo kudukoresha, abana bacu barimo barabyitegereza. Ubujiji n'ubugoryi dufite, abana bacu barimo barabwanariza batuje. Hari igihe uzajya kubwira umwana ikintu akubwira ati papa ceceka, ubu se hari amakuru ntafite. Dawidi yaracecetse, birangira abana be bicanye. Dawidi akuruye amateka inyuma, nyuma yuko yihana akababarirwa, nyuma yuko ahuye n'ubuzima budasanzwe, ubujiji Dawidi yagiye acamo, ibyaha byagiye bimutwara.
Dawidi yagiye kuririmba indirimbo, ntago yaririmbye indirimbo isanzwe nk'uko muri Zaburi yabigenzaga. Yaririmbye ibintu bitatu. Icya mbere, iminsi ubugoryi bwari bumeze nk'umwuzure kuri we bugira gute bumujyana. Icya kabiri, yahisemo gutakira imbere y'Imana. Icya gatatu, Imana yagize gute yaramusubije. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo ubu dufite umwuzure w'ubugoryi, ku buryo tudashobora kugirwa inama, ku buryo tudashobora guca bugufi. Imyuzure y'ubugoryi iri mu ngo zacu, abantu benshi ingo zabo zirenda gusenyuka. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nutaba amaso ubuzima bwawe buri mu kaga. Ubo bantu ntago barimo gutwarwa n'imyuzure y'ubugoryi gusa, bageze ku rwego rwo kuba ibigoryi. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 umurongo wa 54, Bibiliya itubwira uburyo bafashe Stefano bagiye kumwica ngo babyumve batyo. Stefano amaze kubaha ubuhamya, ababibukije amateka y'Umwegiputa n'uburyo Imana yabarinze, abantu bararakara. Umurongo wa 54 ngo babyumve batyo, kandi amaze kubabwira ijambo ry'Imana, nabo barimo baravuga ko ari abantu b'iki b'Imana. Umwijima w'uburakari, kugeza ubwo umuntu witwa ko aboneka mu materaniro ahekenya amenyo, akagira uburakari. Inama y'itorero ikamuhamagaza, ababyeyi bakamuhamagaza, bakamubwira bati gabanya uburakari, ariko yarangiza akazamuka. Nshuti z'Imana, umurongo wa 55, ariko Stefano ubwo basabiranywaga n'uburakari bahekenya amenyo, icyo gihe bo bari barimo kuzurwa na Satani. Bibiliya iravuga ngo Stefano we yuzuye iki? Stefano yuzura umwuka wera, arararama atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Stefano aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'iki bw'Imana. Mu gihe Stefano ijuru ryamukingukiraga, aba bandi bo bari batwawe n'umuki n'umuraba w'ubugoryi, barangije barasakuza cyane, biziba amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Ariko bamwicishije amabuye byagenze gute? Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga nde? Sawuli. Aba bagabo bamushinje rero, nagerageje kujya mu gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze, bavuga neza ko kuri paje 159 haranditse ngo ntabwo abo bantu bashoboraga gutsinda ubwenge n'imbaraga byamuvugishaga, maze babonye ko ntacyo ubwabo bashobora gutwara Stefano, bagurira abagabo b'ibigoryi kugira ngo bamushinje ibinyoma ko bumvise avuga amagambo yo gutuka Mose n'iki. Ubu tugiye gutangira kugera ku rwego abantu bazaza babicaye mu rusengero ariko ari abagabo b'ibigoryi, kwatura ibyo utazi, guhamya ibyo utabonye, gushaka uburyo wakwifashisha umurimo w'Imana ngo usebye umuntu, umwambika isura y'ibitarabaye. Ijuru rikwandika mu gitabo y'ukuri igiki uri ikigoryi. Stefano yarapfuye, ariko ubugoryi bw'aba bagabo bwabagumyeho. Itonde cyane udatwarwa n'umwuzure w'ubugoryi. Bibiliya iratangaje mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5. Abafite Bibiliya zanyu, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5, titire iravuga ngo iki? Yego, titire iravuga ngo iki? Aha, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5, ndasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Titire iravuga ngo ubugoryi bukomeye bw'abaki. Noneho hari ubugoryi hakaba n'ubugoryi bugize gute bukomeye. Bibiliya iravuga ngo iki? Inkuru yamamaye hose, yamamaye hehe? Yuko muri mwe habonetse ubuki, ubusambanyi. Inkuru yamaze kwamamara yuko dufite abaririmbyi b'indaya,
inkuru yamamaye hose ko dufite abakuru b'itorero basambanya abadiyakoni n'abagore b'abandi. Inkuru yamamaye hose ko hari abapasitoro bitwara nabi mu bantu. Inkuru yamamaye hose yuko abantu basigaye bavuga ngo bagiye gutembera, ngo abantu bakinnye kakawete, ukabona umuntu arimo arakwitaho, yarangiza ati nta kibazo, umugore wawe niba nta taransiporo najya kumudeplasa, rega iyi modoka yanjye ni nayo yanyu, ukagira ngo ni urukundo rw'Imana naho n'urw'ubusambanyi. Icyo gihe rero umuntu wamaze kwinjira mu mushinga w'ubusambanyi aba yabaye ikigoryi mu rwego rwo hejuru. Kandi ndagira mbabwire ngo ikintu cy'ubusambanyi umuntu agikora azi ko yihisha, ndetse akora ubushakashatsi n'amayeri yose ngo agihishe. Ariko icyo Satani azaguhemba, inkuru izamamara hose. Ujye utambuka abantu bavuge bati wamubonye. Reka ngire ikintu mbabwira. Umwuzure w'ubusambanyi, w'ubugoryi, iyo utwaye umuntu ahumuka yangije amateka atazongera kugarura. Inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi, ndetse noneho n'ubwo uburyo butaboneka no mu baki no mu bapagani, mugeze ku rwego n'abapagani batajya bageraho, kugeza ubwo umuntu yenda mukase. Pawulo yahawe amakuru, harabaza ati se itorero ry'i Korinto bameze bate? Bati baraho, ariko ubusambanyi buravugiriza. Abakuru b'itorero babwirayemo, abizera babwirayemo. Noneho ikibazo kibabaje, harimo n'abizera barimo kugenda ugasanga umuntu yagiye kurongora inde mukasi. Pawulo arababara, abyandika nta mpuhwe ashyizemo. Hari ubwoko bw'ubusambanyi buboneka mu rusengero kandi no mu bapagani babutinye. Ni ubugoryi burimo kubatwara. Komerezaho, ntabwo nakubuza, ariko mpagaze ku ruhimbi rw'Imana nkubwira ko abakora ibimeze gutyo batazabona ubwami bw'Imana. Uretse n'ubwami bw'Imana, uyu munyenga w'ubusambanyi urimo, iri raha ry'ikigare cy'abasambanyi mugendana, uzajya gukuramo akarenge, umuvumba urimo kuvuduka bitagishoboka. Ariko kubera ko mutanga amafaranga mu rusengero, kubera ko mufite amajwi meza muri korari, mukaba muri abakuru b'itorero mukozweho, mwakwirukanisha abapasiteri, umuntu akaba ari umubwiriza ufite ibibwirizwa biryoshye bisetsa abantu, kumukoraho ntibishoboka. Mpagaze imbere yanyu mbabwira ko nudashaka uburyo ukira uyu muvumba, uyu mwuzure w'ubugoryi bw'ubusambanyi ukagutwara, uzazimiza ubugingo. Umurongo wa 2, namwe murihimbazaho kubabara, kandi ari byo byari bibakwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe hehe, ahubwo murihimbaza. Umwuzure w'ubusambanyi watwaye abantu, ubusambanyi bwamaze abantu, kugeza ubwo cyo kubona ukabona umuntu w'umuyobozi harimo araganira n'umudamu, akajya ku gipesu cyo hejuru, ariko basigaye bakudodera neza. Cyo nagira ngo mbabwire ngiki, hirya y'ibi ngibi muzabona ibizakurikiraho. Imana igiye gukuza ikiri mu muntu. Icyo uhishe uyu munsi, mu minsi iri imbere kizaba ari ingingo nyamukuru zigirwa kuri bose babireba. Bibiliya iratangaje. Luka igice cya 15, Bibiliya yongeye kugaragaza ububi. Abantu benshi bajya bibaza icyatumye umwana w'ikirara ahaguruka iwabo. Ese nuko yarabuze ibiryo umwana w'ikirara ahaguruka iwabo? Nuko atarafite umutekano? Nuko nta munani yari afite? Ese yajyanwe n'amatsiko yo kureba uko abandi bana b'abasore babaho hanze? Oya, Bibiliya ifite ibanga. Murongo wa 11 w'igice cya 15 Luka, kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu 2. Umuhererezi abwira se ati,
data mu mugabane w'ibintu ugize gute unkwiriye, nuko agabanya amatungo ye arayamuha. 13 iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byo. Mu magambo make ntiyigeze yibuka ko ashobora gukenera kugaruka. Reka ngira ikintu mbabwira, ntukajye wirata ku muntu kuko ntago ubuza uzagira gute uzamukenerera. Yahagurutse avuga ko iwabo nta kintu ashaka kuhasiga. Ntago mama, reka nkubwire mama, papa, reka mbabwize ukuri, njyewe ntago nzabakenera, ariko nanjye aho ngiye mu ngabanye y'amagambo sinzabakenera, nta n'ikintu mbatse, mugume ukwanyu nanjye ngume. Uzakenera umubyeyi, nutanamukenera uhagaze uzamukenera wicaye, nutamukenera wicaye uzamukenera uryamye kwa muganga, nutanamukenera uryamye azakenerwa wapfuye. Ibintu bye byose arabijyana. Bibiliya iravuga ngo aragenda ajya mu gihugu cya hehe? Mu gihugu cya kure. Wowe uhite wumva ko ari kure y'Imana. Amaze kugera mu gihugu cya kure, igihugu cya kure cyari gifite uko giteye, ariko yari ahagurutse iwabo ahagurukijwe n'ikibazo gikomeye. Bibiliya zanyu handitse ngo iki? Yayisha ibintu bye iki? Ubugoryi bwe. Yahagurukanye iwabo ubugoryi. Ageze mu gihugu cya kure, aho kugira ngo ubunyangamugayo n'amakenga bikure, ubugoryi nibwo bwagize gute? Hari abagabo mugendana ubugoryi bwawe bukiyongera, hari abagore mugendana ubugoryi bwawe akaba aribwo bwiyongera aho kugira ngo ubutwari bwawe bwiyongere, hari abasore mugendana ubusambanyi bwawe bukiyongera. Hari abantu benshi bagiye babona amafaranga bava mu gusenga, ibintu by'Imana babitera umugongo, ariko kubera ko bahagurukanye ibyo basabye se, data wa twese icyo mwamusabye cyose yarakibahaye. Hano hari abantu baraye ku makarito, ubu murara ku mamatora. Hari abantu bambaye inkweto iwabo bari barazanye kushe ya 4 ku ruhu y'imyate, ku buryo usitara kwibuye ntihage ukabona umwotsi uracumba. None ubu mwambaye inkweto, murimo muradodesha amakoti. Kera waragendaga, hari abantu hano bafite amafoto tucyambara amakoti hagaragara inzara zonyine, ku buryo umuntu yambaraga ikoti ukavuga uti se niryo bamudodeyemo, none se niryo atoraguye, kandi wabaga warimbye mu bukwe barimo kugufotora ureba iburyo bagafotora. Ariko uyu munsi mumaze koroherwa, icyo mwasabye so cyose yarakibahaye, ariko mwiyemeje ko mutazagaruka kwa so. Ndagira ngo mbabwire ngo ubwiza bwanyu mufite buzabashirana kuko mwahagurukanye ubugoryi. Amafaranga mufite azabashiraho, icyubahiro mufite kizabashiraho. Iyo wifite mu bugoryi ibintu biragushirana. Ubu twicaye aha ushobora gusanga ari n'abantu basigaye bihisha bakanywa inzoga buno bucupa babwita ngo iki. Ubu hari abantu bajyaga biteramo amasomo ya Bibiliya buri gitondo, ubu babyuka bitera ibyuma. Ntushobora gutera umugongo so ngo uzabeho neza. Yayisha ibintu ubugoryi bwe, abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena, aragenda hakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Ibi ni byo Satani ahemba umuntu wamujeho, kandi yifuzaga guhazwa n'iby'izo ngurube zagiraga gute, ariko ntiyagira ugira gute. Reka mbabwire, iyo ukijya mu bupagani ukimara gusubira inyuma, Satani arabanza akaguha utuntu, abantu bakavuga batuzi ko ubukristo bwari bwaramwishe. N'impamvu pe, uriya muntu ibintu by'uburokore byari byaramuveteje, uyu mukobwa ibintu by'ubudive byari bimwishe. Satani arabanza akaguha utuntu, ukabanza ugakaraba ugacya, yarangiza noneho agatangira urugendo rwo kukumanura, kugeza igihe abantu bazaza babona utambutse bakibaza ngo uriya ninde utambutse. Iminsi ibanza yo mu gihugu cya kure yararyoshye, ku buryo umwana w'ikirara yaravugaga ati naratekereje. Ubundi buriya nk'abana baguma iwabo bagira ubwenge buriya koko, batazi ibi bintu ndimo kubona. Ariko
iminsi yagiye ivugurura imwereka ibinyuranye n'ibyo yatekerezaga, ngo aza kwicara. Bibiliya iravuga ngo yisubiyemo, aravuga ngo mu rugo rwa data bararya bakagira gute. Hari umunsi uzaba wicaye ahantu ukumbura ibi bihe tubona mwicaye ahangaha. Hari umunsi uzahura n'umuntu akurebe mu maso akubwira ati byagenze gute, kuko wowe iyo wirebye mu ndorerwamo ntumenya ko hari icyo watakaje, ariko abakuzi usenga Imana iyo wagize icyo utakaza bagira gute, barabimenya. Umwana w'ikirara yazize ubugoryi, kandi mu gihugu cya kure ikiyongeraga ni ubugoryi. Ntabwo nzi urugendo Satani arimo kugukoresha. Igihe umuhanuzi Balaki yari ari kumwe na Balamu, Balamu yari ari kumwe na Balaki w'umwami. Balamu yari umuhanuzi, baramuhamagaye ngo avume Abisiraheli. Ariko muri iyo minsi Balamu yari afite ikibazo cy'ubukene, ariko bwari ubukene butari ubukene butuma abura ibyo kurya. Balamu ntiyari yarabuze icyo kurya, ntiyari yarabuze icyo kwambara, ntiyari yarabuze icyubahiro, oya yari abifite, ariko kubera ko yari yaraguye yumvaga ntabyo akigize gute agifite. Baramuhamagara, aragiye, ahagaze ku musozi, baramubwira bati vuma ubwoko bw'Imana. Arabigerageza biranga, bamujyana ku yindi nguni, vuma ubwoko bw'Imana, biranga. Umwami Balaki aramubaza ati kuki bariya abantu umbwiye ngo ni ubwoko butavumika? Ni cyo kintu gituma umuntu abavuma ntibavumike? Kubara 23:20. Impamvu yabiteraga ni iyihe? Kubara igice cya 23:20. Balamu ati dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Amen. Njyewe nategetswe, Imana yantegetse kubaha umugisha. Rwose ibintu urimo kugerageza ntibikunda, kubera ko Imana yitanze umugisha nta muntu ushobora kuwaka umuntu, simbasha kuwukura. 21 rero ni ibiki Imana yari yabonye mu bwoko bwayo byatumye Balamu avuma bikanga? Icya mbere, ntibonye gukiranirwa ku bwoko bwa Yakobo. Amen. Kubera kugendana n'Imana, Abisiraheli bakagenda bisunga Imana, inkingi y'igicu ikaba iri muri bo, bakaba barimo kugenda hagati hari ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Imana bwa Shekina butuye hagati yabo. Gukiranirwa cyari ikintu bahanganye nacyo mu nkambi zabo. Bari bafite umuhango w'uko nta musemburo ugomba kuboneka mu ngo zabo. Bibiliya mu Bakorino yavuze ko tugomba kwirinda umusemburo w'ibinyoma mu buzima bwacu. Imana yarabarebye iri mu ijuru, Balamu nawe arabareba ari ku musozi, abona muri bo nta kugira gute guhari gukiranirwa. Icya kabiri, ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Amen. Buri Mwisiraheli wese yakoreshaga ubwenge bw'Imana n'ubwenge bw'ubuzima. Nta kigoryi cyari kiri mu Bisiraheli uriya munsi. Imana yashatse ubugoryi muri bo irabubura. Umuntu udafite ubugoryi ntushobora kumuvuma. Umuntu udafite ubugoryi wamuvuma ngo azapfe nta n'ay'umuyenzi yikamiye. Reka. Uhura nawe atwaye imodoka, ricara ukamubwira uti uragapfa utabyaye. Muzi ukuntu twagiye dutukwa n'abantu ngo turagapfa tutageze gute. Umubyeyi wamurakaza agafata urutoki gutya ati ntacyo uzimarira. Ariko mu izina rya Yesu turakimariye ntitukimariye. Iyo ufite ubugoryi umuvumo uragufata. Imana ntibonye ubugoryi ku Bisiraheli. Uwiteka rero kubw'ibyo bintu bibiri Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo, kandi iyo babonye akanya bakora iki? Bayivugiriza impundu. Imana yabakuye muri Egiputa, ni nayo Mana irimo kubajyana. Ifite amaboko nk'ay'imbogo, nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo. Amen. Ngibi bintu byatumye umuvumo utaboneka.
uyu mugabo Balamu yagerageje kurunguruka mu nkambi z'Abisirayeli zari hasi, arebye asanga ibintu byitwa kuragura ntibibarizwa muri bo. Ariko ubu ndamutse mvuze ngo hano hari abantu baheruka kuragura, baheruka mu bapfumu, baboneka ntibaboneka, mwarangiza ngo turambikwa imbaraga, twazambikwa gute tugifite ubugoryi bwo kujya mu bapfumu? Umwana arabyimba ibirenge mu bapfumu, umugabo aratinda gutaha yaza acecetse mu bapfumu, umugore arimo aricara yagira, kera twagiraga ibyo bita, najyaga numva abantu bagira ibyo bita ibicuro. Ibicuro murabize? Kikaza nko mu maboko, kikaza nko mu kaguru. Ubu rero umuntu asigaye yajya kumva igicuro gikubise mu kirenge, gikubise mu itako, kirazamutse gikubise mu mugongo, ati kandi mama kana kabambwiye ko arebaho. Ubu abantu bicaye hano bari ku miti y'abapfumu, kabaye kose birukira mu bapfumu, gusenga ntabwo bakibonera umwanya. None se ubwo bugoryi, iyo myuzure y'ubugoryi, mugira ngo umuvumo wose ntuzabageraho? Imana nta bupfumu buri mu Bisiraheli. Mu gihe cyategetswe abayakobo n'Abisiraheli bazabwirwa icyo Imana ikora. Amen. Dore ubwo bwoko bubaduka nk'intare y'ingore, buvumbuka nk'intare y'ingabo, ntiyaryama itararya umuhigo. Mu magambo make, icyo bakora bagize gute? Barakizi. Ntushobora reka mbabwire, ntibyigeze bibaho uretse ko ubu birimo kubaho. Ko umudivanisiti aba afite icyerekezo ukakimutesha ukamushyira mu kindi, ntibyigeze bibaho n'ibiriho ubu uyu munsi. Baraki abwira Balamu ati, noneho rero ntubavume na hato, ariko ntunabaheshe n'iki n'umugisha na muke. Umva, kubavuma bireke kuko byanze, ariko noneho mbabarira, dore n'amagambo urimo kuvuga urimo urahengamira ku ruhande rwabo, wibahesha umugisha. Reka mbabwire, iyo abanzi bacu babonye ntacyo badutwara, baravuga bati gupfa ntago bikunze, no kubagira nabi ntibikunze, ariko basi ababagirira neza ntimukajye kubagira neza. Ariko nta wavuma Uwiteka yahaye iki? Haye umugisha. Ndasaba Imana ngo dukure mu nkambi yacu ubugoryi, dukure mu nkambi yacu gukiranirwa, muri iyi nkambi yacu dukuremo uburaguzi, iyi nkambi yacu dukuremo ubupfumu. Aho Balamu yari ari hejuru ngo yitegereje Abisiraheli uburyo babambye amahema kuri gahunda, kandi amahema yabo yose hagati yayo hari ihema rinini ryarimo umwotsi uzamuka ujya mu ijuru, ari ryo hema ry'ibonaniro. Arangije arabareba aravuga ngo n'amahema yabo ni meza, icyama nkipfira nk'uko bari abantu bagira gute? Mu nkambi yose Abisiraheli bapfa, uretse abapfuye bigaragambya. Mwigeze mwumva undi Mwisiraheli wapfuye yarangiza agashyingurwa ukuntu? Oya, Imana yagendanaga nabo. Mugerageze mufate Imana ijye hagati mu mirimo yanyu, Imana ijye hagati mu rushako rwanyu, Imana ijye hagati mu burezi bw'abana banyu, Imana ijye hagati mu murimo w'Imana mukora. Byanga byakunda nta muvumo. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Uyu munsi hari imyuzure y'ubugoryi, ubugoryi bwo gupfusha ubusa. Umugabo arimo aricara agakora akazi, kwa muganga bagatangira kumupima imivuduko y'amaraso, bagatangira kuvuga ko afite za diyabete n'iki, yacyura udufaranga aho kugira ngo umugore anaducunge. Umugore yarangiza agahita ategura aniveriseri. Hano hari abamama bazi kuzitegura. Hama papa kanaka, dore reka mbwira, uzi ko abantu baherutse kuvuga ngo uraguna ntutanga? None wamfashije nkagufasha muri icyo kibazo. Hamagara abantu barye banywe babyine, ibintu biriho papa kanaka. Naho umusaza araho arimo aravuga ati rero diyabete imereye nabi, n'ejo kujya ku kazi hari igihe bitazagira gute? Umudamu yicaje abana bafite ubwanwa babwogoshe zero fote, abana b'abakobwa beza muri kaminuza bacometse inzara, bose baricaye. Nyina arimo arababwira mwitonde ntimukirukanke, niki mwaburiye kuri so? Papa wabo nta kintu namuburanye, ntimubona ko mbyuka nicaye aha? Buriya njyewe nta kibazo, yarambwiye ati icara mugore mwiza urya amafaranga y'umugabo. Bana banjye nanjye nagira ngo mbaraga uko narazwe, namwe mwicare murya amafaranga yande. Wo ni umwuzure w'ubujiji, wo ni umwuzure w'ubugoryi. Imyuzure y'ubugoryi irahari muri Bibiliya. Nahoze ndeba
abantu bakoze ikosa rikomeye. Itangiriro igice cya 37, minota yanyu nayo nababwiye ko nayo bitoroshye, nayo irashize. Iminota yikabuye, niba ari uko muturanye n'uruganda ntabwo mbizi. Itangiriro 38, umugabo witwa Yuda yabyaye abana 3, ariko abana 2 bose Bibiliya iravuga ngo barapfuye kandi Imana yabigizemo uruhare. Umurongo wa 6, Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri uwo nguwo imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka, aramwica. Uwo ni umwana wa mbere barapfuye. Itangiriro 38 ndi ku murongo wa 6. Umwana wa mbere barapfuye. Apfuye rero yari asize umugore bagombaga kumuha murumuna w'upfuye. Noneho murongo wa 8, Yuda abwira Onani ati, hungura muka mwene so, gerageza ushake umugore wa mukuru wawe wapfuye. Hungura muka mwene so nkuko bikwiriye umugabo wacu, ucikure mwene so. Onani amenya yuko umwana atazabuwe, nuko aryamye na muka mwene se ashyira intanga hasi kugira ngo adacikura mwene se. Icyo yakoze icyo ngicyo cyari kibi mu maso yande, nawe Uwiteka agira gute? Ntangajwe no kubona yuko Imana ibiri mu byumba by'abashakanye. Buri mubare wose na buri mwanzuro wose ufashe, Imana ibishyira ku munzani wo gukiranuka kwayo. Ubu hariho imyuzure y'ubugoryi bwo mu cyumba. Nimukomereza aho muzabona ingaruka. Ariko nongere mbibabwire kuri iyi Sabato, mu ijuru hari Imana yitegereza ibintu byose mukora mu byumba byanyu. Tekinike zo guhimana, uburyarya, ubugome n'iyicarubozo bibera mu byumba byacu twebwe abashakanye, Imana ibifatira iki? Mwanzuro. Kubera ubugoryi bwo mu cyumba, Imana yarebye uyu mugabo iravuga ngo aragapfa, n'ubundi ntacyo agize gute? Yarapfuye, barashyingura. Ndagira ngo mbabwire ngo nimwitonde. Yose ni imyuzure mugomba gucika. Iri juru amarembo yaryo azakingukira abantu Yesu yakijije iyi myuzure. Nshuti zanjye, hari ubugoryi burimo gutwara abantu. Muri Bibiliya nigeze gusoma mu gitabo cya Samweli, umunsi Sawuli ajya kuba umwami. Abasomyi ba Bibiliya igihe Imana yatoranyaga Sawuli ngo abe umwami, igice cya 10 igitabo cya mbere cya Samweli. Samweli amaze gutoranya, Imana imaze gutoranya Sawuli, yabwiye Samweli kumujyana akajya kumwerekana. Umurongo wa 25, nuko Samweli ahera ko asobanurira abantu imihango y'ubwami, ayandika mu gitabo agishingura imbere y'Uwiteka. Maze Samweli asezerera abantu bose umuntu wese agiwe. Sawuli nawe agiwe i Gibeya, ariko ajyana n'ingabo zimushagaye, izo Imana yakoze kuki? Ku mutima. Hari hiyandikishije abantu benshi bagomba kujya mu gisirikare, ariko ab'Imana yemeye ko basigara, n'ab'Imana yari yabishyize ku mutima ko bagiye kuba abasirikare ba Isiraheli, kuko Isiraheli yabonye umwami. Noneho umurongo wa 27, ariko ab'ibigoryi bamwe baravuga bati, mbese uriya mugabo azadukiza te? Baramusuzugura, banga no kumuha indabukirano. Arabimenya, abimenye yabigenje ate? Arinumira. Sawuli yararawe, Imana yamaze kumwerekana.
abantu b'ibigoryi bajya ukwabo baratajya bati kiriya kigabo rero ngewe nkurikije ukuntu kireshya nakibonye ngica amazi ubundi nkuriya azatumarira iki. Dufite ubugoryi bwamaze gutwara abantu mu rusengero. Pasiteri yarangiza ati uyu nguyu n'uyu ubu baye umugabo wa kanaka, ni bande babakiriye mu miryango, abantu bagashyira amaboko hejuru. Pastor akavuga ngo ucecetse ubu azaceceke byiteka. Wowe reka ngiye ikintu nkubwira, bakivuga ririya jambo ayo usigaranye jya uyamira no mu nda ngo pi. Abantu bagasohoka bagahita ubukwe ntiburarangira bakajya ukwabo. Hasha umukobwa wacu arahiye kweri, nk'iki kigabo gisa n'imbobo agitoraguye ari kuzikoko. Ibi ni nko kuva mu modoka ya Benz ukagongwa n'igare, iki kintu yagikuye. Abandi barangiza bati sha reka mbabwire uru rugo sindi urebye ruri ku ruhimbi, mbahaye amezi 3. Ubu hari n'abantu reka mbabwire, ubu mwari muzi ko twicaye aha hari abantu batugeneye iminsi tukaba turi muri priyave. Iminsi bageneye ingo zacu yagize gute? Wacecetse. Inama ndangika birarangiye, kanaka niwe uzaba umukuru w'itorero mukuru. Wajya ko ukabona umuntu araje, umva ni impamo gusa batubwiye ngo nitubivuga ibi bintu nibanga, nawe dore niwe mbibwiye sinzabyumva ahandi. Ubwirwa n'iki ko atari injajwa? Kuri injajwa kandi injajwa ishaka izindi. Uzabimenye iyo uri injajwa n'inshuti zawe ziba ari iki, kuko injajwa ikunda indi. None rero batwiyamye, ariko ni impamo uzi ibibazo duhuye nabyo ngo kanaka niwe ugiye kuba umukuru w'itorero mukuru wacu. Uriya mugabo ngiye iyo mureba mbabona n'izina rye atarisobanura kabisa. Buriya nk'ubu koko babuze umuyobozi. Nyine nari impari ndaceceka mu mutima ndavuga ni kizaba muzacyakiriza amaboko abiri. Pasiteri akaza ati inama y'itorero yemeje ibi, ni bande bashimye aba bantu bazadukorera uyu mwaka. Umunyagwa akazamura iki akaboko, turabemeye akongorera undi ati hagiye gushya. Se mwari muzi ko ubu nabwo ari ubugoryi? Umuntu watwawe n'umwuzure w'ubugoryi bwo gupinga abayobozi Imana yashyizeho. Ubwo buyobozi burinda buvaho akitembanwa n'ibyo bintu. Impamo pe, cyewe uyu mupasitoro baduhaye byanyobeye. Wabonye udukweto yambaye uzi ko duhengamye, ariko ukamemo nabo ntago bazi urwego rw'iri torero. Urabona uyu nguyu azadushobora? Muri umuzigo, uri umuzigo. Reka ngira ikintu mbabwira, nimubona Imana ikoze ikintu mujye mugabanya amagambo, muvuge ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba hehe, ibindi mubireke. Umwuzure w'ubugoryi. Nshuti zanjye, hari ubundi bugoryi bwadutse muri Covid ndetse n'ubu buracyakomeje. Turabona mu gutegeka kwa kabiri igice cya 13. Naho n'ubundi mwuzure w'ubugoryi. Bibiliya iravuga ngo iki? Igice cya 13 gutegeka kwa kabiri umurongo wa 14. Duhere ku murongo wa 13. Wakumva inkuru y'umwe mu midugudu yawe Uwiteka Imana yawe iguha guturamo, bavuga bati hari ibigoryi byaturutse hagati muri mwe bishukashuka abo mu mudugudu wabo biti tugende dukorera izindi mana mutigeze kumenya. Uzabibaririze, ubishakishe, ubigenzure, nusanga ari iby'ukuri bidashidikanywa yuko ari ikizira kingana gityo gikorerwa hagati muri mwe. Kuba twicaye mu bwoko bw'Imana mu itorero ryayo ry'ukuri, ariko ukumva umuntu arimo arakubwira ngo aha hantu nta mana ikigize gute. Ariko reka mbabwire, Abisirayeli bafite isanduku y'isezerano, bafite inkingi y'umuriro n'igicu hejuru yabo, barimo baragendana n'Imana, irimo iravugira mu gicu bakayumva. Ariko ukumva umuntu arimo aravuga ati nyamara nta mana turi kumwe nayo, tugende tujye gushakisha izindi. Ariko ubu byarabaye ntibyabaye. Ese mama kana, ugira ngo uriya mwana we biriya bintu arwaye urimo kuvuriza kwa muganga bizakira? Singiye kukubeshya. Ejo bundi hari umuntu, hari idini izina ryabo ndaryibagiwe ariko risozwa na church. Ejo bundi baraje basengera umuntu duturanye. Umugore yari afite inda atwite imyaka 6.
barangije baramusengera, inda isubira ku mezi 3. Ubu kwa muganga bamupimye basanga twitiye amezi angahe? Ariko murumva iyo tekinike. Rero inama nakugira, urabiza abadive nta mwuka mugira. Ukamaze tise ntago tugisenga nawe ya nanjye mba mpari, ariko buriya imyumvire yanyu ntago nyemera neza. Rero ndagira ngo nkugire inama, uzihishe papa kanaka, kuko buriya papa kanaka n'umuheza nguni. Uzamwihishe ku isabato umubwire ko warwaye umutwe, agusige mu rugo, njyewe nzaza ari saa 4 mite nkujyana, tuzatega moto, nta nubwo ari kurerega. Rega Imana abantu bacu, abantu b'Imana yabegeje hafi, ntabwo ari ngombwa kujya kure. Tuzatega moto ya 400, uzaterura umwana tumujyane, urebe ibintu Imana ikora. Rega singiye kubeshya, gusa ntundebe nabi, uku niko kuri kwanje. Hari hano nta Mana igihari, ni ibintu by'inzogera gusa. Byari n'igihe mba nicaye nkibazana, ariko ubu Imana iri aha hantu. Bibiliya yaravuze ngo nuramuka ubonye umuntu atangiye gukeka ibyo bintu, uzamenye ko ari mu mwuzure w'iki? Ubugoryi. Ubwo ni ubugoryi. Guta Imana ukajya gushaka Imana ni ubugoryi. Guta ukuri ukajya gushaka ibikabyo n'imyuka ni ikinyoma. Ababikoze muri hano uyu munsi mwihane, mwari mu mwuzure w'ubugoryi, ntago mwari muzi ibyo murimo. Nshuti zanjye, aya masaha sinzi icyo nababwira. Mu gihe cy'umwami Ahabu, igihe Naboti bagombaga kumwica, umugore we wa Ahabu witwaga Yezebeli, wari utuye Yezereli, yagiye kubona umugabo aratashye atavuga. Abwira umugabo ati tugiye ku meza. Umugabo ati ngewe sindya uyu munsi. Aramureka ati nta kibazo, bireka ibiryo. Bagiye kuryama, abona umugabo aryamye ivure. Namwe mugira abagabo bivumbura gutyo, umugabo utaha atavuga, kurya ntabishake, yajya no kuryama akaryama muri system utazi aho yavumbuye. Buriya abadayimoni bafite uburyo batwigisha amasysteme yo kuryama atandukanye. Umugore abyutse umugabo, aramubwira ati ariko ko mbona utashye ukundi kuntu byagenze gute? Ariko mbabaza, abagore bo mu rusengero murushwa ubwenge na Yezebeli kumureba umugabo ngo umenye ko atashye nabi. Abaza Ahabu ati byagenze gute? Ahabu ati rero nabonye umurima w'umuturanyi mbona ndawukunze, namwinginze arambwira ngo basekuru ntibakwemera ko abitanga, kandi ni akagabo k'amafuti kihagazeho. Reka njye ikintu babwira, buriya nuramuka ubonye uri akagabo k'amafuti ntugire no kwihagarara, uzaba urangiye. Igihe cyose umuntu azakubona kuri umuntu udahwitse, uba ugomba gusaba Imana imbaraga zo kuguma ku masezerano yayo. Yezebeli aramubaza ati tubigenze gute? Umugabo ati keretse nzongera kurya no kuryama ari uko ngeze kuri ibi. Umugore aramubwira ati ryama mpa kashe, mpereza kashe yawe. Umugabo arayitanga. Ubu hano hari abagabo batanze kashe. Umugore yandika urupapuro. Abantu b'injiji bagize ngo n'umwami warwanditse, ariko rwanditswe n'iki? Ku isi hazaza hasohoka amategeko yasinywe na Roma, ariko abantu bagire ngo ni za leta zabo zayanditse. Byahe, leta zirahari ku isi, ariko ntabwo arizo zigifite kashe. Kashe ifitwe nande? Na Yezebeli. Urwandiko rero, Yezebeli yashatse uburyo uyu mugabo agomba gupfa, ariko akicwa n'abantu bitwa abantu b'Imana. Arababwira ati rero mugende nimutegeka abantu biyiriza ubusa, maze mushyire Naboti imbere yabo, imbere ye muhashyire abagabo 2 b'ibiki, bamushinje bati watutse Imana n'umwami, nuko muhere ko mumujyane mujye kumutera amabuye mu mwici. Iteraniro rijya gukorwa rero, ngo barabanje biyiriza ubusa. Umwe muri barangije ati ariko rero ntabwo ibintu byacu birimo kugenda neza, bishoboka ko muri twe harimo umunyabyaha. Naboti nawe yarari mu iteraniro ryo kwiyiriza ubusa, atazi ibyagize gute, yicaranye n'abantu b'ibigoryi, ariko ababona akagira ngo ni abantu. Hano yicaye ibigoryi, hari abantu b'ibigoryi babicaye mu materaniro y'abera, bategereje kumva ubuhamya tuvuga,
bategereje kumva abagabo bashima abagore babo, bategereje kumva abantu bashima Imana ko bari bakennye bakize. Hano haba hari abantu b'ibigoryi bahicaye. Kwiyiriza ubusa birarangiye. Nabo baratangiye bati uwo muntu ninde? Abagabo barahaguruka bati rero uyu mugabo uriya nubwo twakoranye amateraniro tugaceceka, yatutse Imana atuka n'iki? N'umwami. Bagiye kuvuga bati wabona umwanga, haba haje undi nawe ati nanjye niko bimeze. Nabo barangije baravuga batumva rero kuba ibi bintu bibaye ku munsi wacu wo gusoza amateraniro yo kwiriza ubusa no kugira gute no gusenga, ijuru ryabonye ko uyu mugabo agomba gupfa. Abantu barahuruye baragenda baramutikura baramwica. Amateka ye bayamenye nyuma, ariko bayamenya byaragize gute? Reka mbabwire, iyo urinjije buri gihe ibintu bimenya byaragize gute? Byararangiye. Naboti yishwe n'abagabo b'ibigoryi biyirije ubusa. Igihe cyose kwiyiriza ubusa kwawe no gusenga kwawe bidafite imbarutso ituruka ku Mana, uzisanga uri mubi. Nshuti zanjye, twihuta ku musozo, Abafilipi 2:15, Pawulo natwe yatugira inama bariho muri iki gihe. Aravuga ngo kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'abo igihe kigoramye cy'ubugoryi. Turi mu gihe kigoramye kandi kiki? Ubwo rero bakuru b'itorero mushaka kugendana n'igihe, nababwira iki? Abagore b'abakecuru barimo gushaka kugendana n'igihe, Bibiliya itubwiye ko igihe turimo ni igihe kigize gute? Kandi cyuzuye iki? Ni igihe kigoramye cyuzuye ubugoryi. Niyo mpamvu umudamu naramuka yiyambariye ikintu cy'igikanzu cy'ikijipo kigufiya kije kikagarukira hano, ariko cyarangiza kikamanuka kikagera ku kaguru hasi gihengamye, umuntu naramuka azanye ubugoryi mu rugo rwe akagisha inama abandi bagabo nabo b'icyo gihe nabo bafite iki? Ubugoryi, akababwira ati umugore yazamuye amagambo ndamukubita, namukubise ariko ubanza atazongera kuvuga. Kubera ko abagabo yicaranye n'abari ibigoryi kandi nawe akaba ari mu gihe gihengamye, bazamubwira bati kabisa ibintu warayukoze nibyo, ahubwo ninjye nsigaye, reka nanjye ngende ngiye kubikora. Nshuti zanjye, muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'abo igihe kigoramye cy'ubugoryi. Mugerageze mwambare nk'abantu bafite umurongo udahengamye, mugerageze murye, mugerageze mukundane, mugendane, mukore byose nk'abantu bazi ko turi mu isi igoramye kandi y'iki? Y'ubugoryi. Kubw'ibyo rero twe kugendana n'igihe, ahubwo tugendane n'umukuru nyir'ibihe byose. Nshuti zanjye, Bibiliya mu Migani 11:20 iri somo riratangaje. 11:20, abafite umutima w'ubugoryi, Bibiliya iravuga ngo ni ikizira kuri nde? Kuwiteka, ariko Uwiteka anezezwa n'abagenda batunganye. Umuntu wese ushaka gukora uru rugendo agenda atunganye, Uwiteka yiteguye kumufasha. Ariko abamarayika b'Imana babana natwe uko bwije nuko bukeye barimo baragaragaza yuko bamaze kurambirwa. Abamarayika b'Imana nta kintu batadukoreye, bagiye bagerageza kudukura mu mwuzure, ariko byaranze. Amagambo ari mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo page 194 haranditswe ngo aya ni amagambo abamarayika bunganira abantu bavugiye mu ijuru. Aba bamarayika baravuze ngo umurimo twahawe gukora twarawukoze, ibyo twari dushoboye twarabikoze. Twakumiriye ingabo z'abamarayika babi, abadayimoni twarabakumiriye. Twamurikiye imitima y'aba bantu, tubakangurira kwibuka urukundo rw'Imana rwagaragariye muri Yesu. Twatumye batumbira umusaraba, imitima yabo yashenguwe n'icyaha cyabambishije umwana w'Imana. Bemeye ukuri, babonye intambwe umuntu wihana agomba gutera. Imbaraga y'ubutumwa bwiza yabacengeyemo, imitima yabo yaguwe neza ubwo basogongeraga uburyohe bw'urukundo rw'Imana, bitegereje ubwiza bw'imico ya Kristo. Ariko kuri benshi ibyo byose byabaye ubusa. Ntibashoboye kureka ingeso n'imico yabo, ntibashoboye kwiyambura imyambaro yo mu isi kugira ngo bambikwe ikanzu yo mu ijuru. Imitima yabo yirunduriye mu kurarikira,
bakunze kwifatanya n'isi babirutisha gukunda Imana. Mana ntacyo tutakoze, nibagire gute? Nibarimbuke. Bishoboka ko umumarayika ukurinda amaze kurambirwa, ibishoboka byose yamaze kubikora, arimo arabwira Imana ati Mana, ibyo nagombaga gukora byose nagize gute? Narabikoze, ariko uyu mugabo aranyahagije, uyu mugore aranyahagije. Ikiruta nuko yakwipfira akaruhuka, kuko nta mpinduka nziza itegerejwe ku hazaza he. Winanira Imana, winanira Imana ndakwinginze. Ibyo byose birimo biratwara abantu, iraha ry'amafaranga, ubuhemu, gushaka kumenyekana no kubaka izina, bigasaba ko abantu baca mu busambanyi n'ubujura. Abantu barimo baragira ishyari bakica abantu ntibishimiye ingo z'abandi, abandi nabo ingo zabo bazirutishije ubuturo bwera bw'Imana. Turi mu kaga gakomeye, nudatabara ubuzima bwawe uyu munsi n'akazi kawe. Bigaragara ko benshi bicaye hano, abamarayika babarinda bamaze gutangira kumanika akaboko babwira Imana ngo umupango w'ibyo wari wampangiye byose gukora, byose narabikoze, ariko narushye byanze. Ni guturushya uwo mwashakanye, ukarushya abakuyobora ku rusengero, ukarushya ababyeyi, ukabugeze no ku rwego rwo kurushya marayika ukurinda. Amaherezo yawe azaba yahe? Nshuti zanjye, hari ibintu byinshi birimo gushaka kudutera gutembanwa. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 1, nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukagira gute? Tukabivamo. Hari ibintu birimo kudutembana, hari ibintu birimo kukujyana biguca mu nzu y'Imana, hari ibintu birimo kwiba umwanya wawe n'Imana, hari ibyaha birimo kugutwara gake gake. Uyu munyenga w'icyaha uwitondere, kuko ushobora kurangira ibintu byawe byose bibaye bibi. Twitonde kugira ngo tudatembanwa mu izina rya Yesu. Maze rero muvandimwe nkubwiye, ndakumva nshuti yanjye, mbabarire ntunenguhe, dore nkuzaniye ubutumire hakiri kare kubera ukuntu nkuzirikana, kugira ngo ibihe by'ihembura bitagutambukaho. nawe urabizi neza ibyo nkunda. Niba ari ijambo ry'Imana aho sinahatangwa. Yesu aragutegereje, ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko MGA, itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa 7 rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono, firidi y'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, hani mu mujyi wa Kigali, rikuraritse mu materaniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2 ryaguteguriye. Nukuva ku isabato tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kugera ku isabato tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2025, turi kumwe n'umubwiriza butumwa Master Guide Musoni Flavie. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti kugurisha byose ngo utunge ukuri, cyangwa kugurisha ukuri ngo utunge byose. Aya materaniro arabera ku rusengero rw'Abadiventisti b'umunsi wa 7 i Kabuye, kuri gahunda iteye itya: ku isabato n'uguhera saa 9 z'amanywa, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche n'uguhera saa 10 n'igice, naho mu yindi minsi n'uguhera saa 11. Muri aya materaniro y'ivugabutumwa rero turi kumwe n'amakorari adufasha: Friends of God yo ku Ruyenzi i Kamonyi, Ijwi ry'Ihumure yo ku Muhima, ndetse n'Umusamariya mwiza y'Inyamirambo. Turi kumwe kandi na Happiness yo mu Gatsata, Amizero yo ku Muhima, na Philadelphia yo ku Kabusunzu. Turi kumwe n'umuryango w'inyenyeri ya Kabusunzu, Les Héritiers du Ciel ya Kabuye, Salvation Voice ya Kabuye, ndetse na korari zose zo mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono. Turi kumwe kandi na korari Abagwaneza yo ku Kimihurura. Akarusho, muri aya materaniro turabagezaho ibyigisho by'ubuzima n'ibyigisho by'umuryango. Sangiza abandi ubu butumire, baze dusangira aya mahirwe.